inda ya Joyeuse yabaye inda ya Joyeuse. Ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye nta yindi nkuru iri gucicikana uretse kuba Joyeuse wa Juno atwite. Hari abantu benshi batari bazi Joyeuse wa Juno. Abataramumenye Joyeuse yahuye na Juno no munsi bamumenye Joyeuse atwite. Abantu benshi bahise bagira amatsiko yo kwibaza se Joyeuse ni muntu ki, Joyeuse akora iki? Niranga benshi mwabonye na Jackie w'Abanyarwanda yari ikiganiro yakoze, sinibuka cyane yagikozeho, arimo aravuga ati se ubundi Joyeuse akora iki ku imihanda, ku buryo atwita imbuga nkoranyambaga zigahungabana abantu bose, nta yindi nkuru bari gukora uretse kuba Joyeuse wa Juno atwite. Aka kanya tugiye kuba twasobanukirwa se iyi nda Joyeuse yavuye hese, iyi nda niyo, kuko abantu benshi bakomeze gutera kamo. Harabona batangiye kugenda bavuga ati ino nda ni scam, ni prank, ni content. Gusa nkanjye nk'umuntu wagiye nkacukumbura, nabashe kuba nabazana amakuru yizewe. Aka kanya mugiye kumenya byose mwibaza kuri inda ya Joyeuse, ngiye kwibaza nimba ari prank cyangwa se ari ibyanyabyo. Nagiye musanya ibimenyetso bigiye bitandukanye, nagiye kuri YouTube channel ya Joyeuse, njya no kuri TikTok ya Joyeuse, ndetse nifashisha na YouTube channel bita X-Large, kuko iyi ni channel nayo amaze iminsi akoze ikiganiro kitaramara n'ukwezi. Ndagenda mbihuza n'aya mafoto ndetse n'aya mavideo yerekana Joyeuse wa Juno atwite, mbasha kuba nakuramo ikintu gikomeye cyane abantu benshi bataratahura. Benshi bamaze kubitahura, bamaze kumenya ubona ko ino nda ya Joyeuse wa Juno ari scam. Ndabizi nawe uri kwibaza se bimeze bite. Nazanye ibimenyetso birenga 10 byerekana ko ino nda ya Joyeuse ari scam. Icyo ngusaba no kwanza gukanda subscribe, ukanda no kunzogera kugira ibiganiro bigiye bitandukanye bigiye kugeraho tanduko kandi hano kuri People Impact. Hari video nacishiyeho kare y'umudiaspora bavuga ko yateye inda Joyeuse wa Juno, ni twakoranye ikiganiro, ariko ejo ngiye kubambona baravuze ati niyo wateye inda Joyeuse wa Juno. Ahangaha tugiye gusobanukirwa. Ikimenyetso cya mbere simusiga. Nagiye kuri TikTok ya Joyeuse wa Juno kuko niho byoroshye ko wabona ibimenyetso. Ndeba video ye imaze iminsi 4. Yashyizeho video imaze iminsi 4. No video ndaza kwishyiramo muyirebe. Ngira ngo murayibona kino video rwose Joyeuse wa Juno yari urwembe. Ego nibyo koko afite inda, ariko se dore iminsi video imazeho ngiyi muri kuyibona. Ngaho noneho ni mumfashe mu ndebere ino video noneho yo imaze iminsi 3. Mberetse screenshot ya video imaze iminsi 4 Joyeuse ari urwembe adatwite nanda afite. None mberetse n'indi imaze iminsi 3 Joyeuse atwite. Yamahinga no mukobwa no mutekamitwe. None murambwira ngo ijoro rimwe inda ishobora kuba inganye gutya. Tuvuge na uploadinze video no munsi ndi muzima, ejo na uploadinze video n'uwite. Ahangaha rwose no mukobwa bayamaze gutagaragara ko ari scam, ino nda ntayihari. Ahangaha nyimara kubikora ubucukumbuzi nabibona, nese mvuga ati murabizi ko nababwiye ko nzazana wa mudiaspora avuga ko yamuteye inda. Reka nahise mbireka, ndavuga ati ibintu bitari seriye gutya ntabwo najya kwirirwa mbitaho umwanya wanjye n'amafaranga. Murabizi ko igihe ari amafaranga. Ndabeshi muri kwibaza se kuki Joyeuse yaba yaratubeshye. Namwe ari mwebwe mwabeshya mubaye mumenye impamvu yabeshye, kuko yabeshye gutya ashobora kwihinira akavuga ati kangereye content ko mwite nzayikuremo amafaranga ya naye, kandi amafaranga akayabona. Icyambere cyo YouTube channel irinjiza
ikindi abamukoresha ibiganiro bamubaza uko yatwaye inda baramwishyura. So rero sinzi nimumucira urubanza cyane kuko murumva ko nawe yanugushaka amaramuko, nta muntu yabangamiye we ndetse kuba yabeshya abanyarwanda. kandi iki ntabwo ari cya RIB yakurikirana, kuko abantu benshi nagiye mbona mu makomenti mu biganiro yagiye akora ngo RIB mukurikirane ngo ni scam ngo arabeshya. Ibi wabeshya abantu ko utwite ntabwo ari ibintu RIB yajya gukurikirana. RIB ifite ibintu byinshi byo gukurikirana, haba ari akazi kenshi ko gukora, ntabwo yajya gukurikirana umwana nk'uyu uri kwishakira ibirayi ateka imitwe kuri YouTube. Gusa nyine icyayi kinzanye hano ni ukugira abanyarwanda tumenye ukuri. Nawe murabizi ko nari nabasezeranyije ko ndi bwazane wa mu diaspora avuga ko yamuteye inda, ariko hari ikindi kintu nacyo cy'amayobera. Wa mu diaspora namuvugishije ngira ngo dukorane ikiganiro azambwire ukuntu yateye inda Joyeuse wa Juno, bamenyanye bate. Ahubwo ndamubaza se tutarahura nyine nahise ngira amatsiko ndamubaza ko Joyeuse yagaragaje undi muntu wamuteye inda atari wowe, ese byagenze bite? Mu diaspora aje kumbwira ko Joyeuse barahuye baranaryamanye, ariko Joyeuse ashaka kumwegekaho inda atariye. Ashatse kumwegekaho inda atariye, mu diaspora arabigarama avuga ati reka njyewe nanda naguteye rwose reka amwihakanye. Joyeuse arareba aravuga atakuyansebe, ahita azana kandi gaso, nimba bakita ngo Zaido, nimba bakita nde, ahita azana kandi gasore rero akagaragaza inyama. Akabonye kuri channel ya Joyeuse ahantu hagiye hatandukanye bavuga ko ariko gasore ngo kateye inda Joyeuse, ariko uyu mu diaspora nawe nangira kumukemanga baza umuntu utambwiye ko ari scam, ko ntabwo byumvikana ukuntu inda amaye nka data. Abanyarwanda bamaze kubona ntago inda ntago inda mu ijoro rimwe yabinganye gutya. Wenda ashobora kuba natwite Joyeuse, wenda twabitindaho, ariko ntago inda ingana gutya, icyumvikana cyo rero nuko n'umwana wa Joyeuse nimba narimo afite base babiri, arimo karaga ngo Joyeuse yaberetse, akaba n'uriya mu diaspora yo bivuga ko yamuteye inda, ari nawe ba buri kantu bakoze y'inkuru mwayibonye. bamwita bihwewe kabisa, ngo ni diaspora bateye inda Joyeuse wa Juno, ariko yabiteye utwatsi aramubwira ati reka ngo umwana navuka tuzapimisha DNA, ariko nzagufasha igihe uzaba utwite. Joyeuse rero yarebye aravuga ati ndabona nta kintu kirimo, ahita yiyegekaho kari agasore rwose, ahita aba ariko yegekaho inda. Ahubwo ikibazo cy'amatsiko tabaje mu diaspora nibagiye kumubaza se ko mbona hari undi musore Joyeuse yashyizeho inda, uzakomeza umufashe? Ibyo nibyo nibagiye kumubaza, ariko ejo nshaka kuzahamagara Joyeuse ku murongo wa telefone, nkahamagara n'uriya mu diaspora, nkahamagara na wa mukobwa watanze ubuhamya ko yaba ari we mukobwa ngo uba hafi Joyeuse, baduha amakuru, baduha ubwino, twumve wagwane kabisa, dukomeze tumenye ukuri, ariko tureke n'umwana yishakira ibirayi n'ukuri kw'Imana. Ndero Joyeuse nta kintu namushinza kuko ari kwishakira ibirayi kabisa. Banyarwanda rero nanjye hano tuganire tumenye ukuri, mabwire ukuri namenye. Igihe ari cyo nuko ino nda ya Joyeuse ni scam, nimba natwite ntagatwite inda ingana gutya, aha rwose ni ibyo aba yahashye agashyiramo ko yayishakira ibirayi, yayishakira ibirayi kabisa. Ariko rero mukande subscribe, musharinge, ibintu bikomeze kuba uburyohe.
dukomeze twibanire neza ariko mwabaye muti. Ciao ciao, ndabakunda cyane.